Hari inyamaswa ntoya ushobora kubona ku rukuta rw'inzu yawe nijoro. Iza bucece ikagenda yihishe mu mwijima, ikamanuka ku rukuta isa naho ntacyo itinya. Rimwe na rimwe uyumva itanga ijwi rito, ukabona ihise yiruka ku gisenge cyangwa ku rukuta mu buryo rutangaje. Iyo nta yindi ni Marie Jose. Ariko hari ikibazo kimaze imyaka myinshi gitera abantu impungenge. Ese Marie Jose ifite uburozi cyangwa itumwa n'abapfumu? Hari abavuga ko iyo ugukozeho ushobora kurwara, abandi bakavuga ko uburozi bwayo buri mu kanwa. Hari n'abavuga ko igomba kwicwa iyo yinjiye mu nzu. Ariko se ibyo ni ukuri cyangwa ni imigani yagiye ivugwa kuva ku bantu bakuru ikagera ku bana? Uyu munsi tugiye gufungura urugi rw'amayobera ya Marie Jose muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Marie Jose yo mu nzu ni imwe mu nyamaswa zizwi nka geckos, zikaba ziri mu itsinda ry'ibikururanda. Ubwoko bwa gecko buboneka cyane mu turere dushyushye ni Hemidactylis maubiwa, izwi mu cyongereza nka tropical house gecko. Ni inyamaswa ntoya cyane, ikunda kuba hafi y'abantu kuko inzu zitanga ahantu heza ho kwihisha ndetse n'udukoko twinshi two kurya. Marie Jose ahanini ikora nijoro. Iyo izuba rimaze kurenga nibwo ubuzima bwayo butangira kugaragara cyane. Ishobora kuguma hafi y'amatara kuko amatara akurura udukoko, kandi udukoko nicyo kiribwa cy'ingenzi kuri yo. Mu yandi magambo, iyo ubonye Marie Jose hafi y'itara ryawe nijoro, ntabwo byanze bikunze ibije kugutera ubwoba. Ishobora kuba yaje guhiga. Mu bwoko busanzwe bwa Marie Jose, nta bimenyetso by'ubushakashatsi byerekana ko ari inyamaswa ifite uburozi bwo gutera umuntu nk'inzoka z'ubumara. Ibi bivuze ko kuba ifite amenyo cyangwa ishobora kuruma bitavuze ko ifite ubumara. Hari itandukaniro rikomeye hagati yo kuruma no gutera uburozi. Inyamaswa ishobora kuruma umuntu ariko ntibe ifite ubumara. Kandi Marie Jose zo mu nzu ntiziba zishaka kwigaragaza imbere y'abantu. Iyo uyihutaje cyangwa ugerageje kuyifata, ishobora guhunga cyangwa ikarwana kugira ngo yirinde. Amayobera yayo ashobora kuba yaraturutse ku bintu byinshi. Icya mbere ni uko Marie Jose ifite isura itandukanye n'inyamaswa abantu benshi bamenyereye kandi batinya. Amaso yayo n'intoki zayo zifite udusate dufasha gufata ku nkuta. Uburyo igenda ku gisenge n'umuvuduko ihunga bituma bamwe bayifata nk'inyamaswa idasanzwe. Icya kabiri ni uko ikunze kugaragara nijoro gusa. Kandi kuva kera ibintu bikorwa nijoro byagiye bihuzwa n'amayobera n'ubwoba n'uburaguzi. Ariko iyo turebye ku bumenyi bwa siyansi, dusanga hari ibisobanuro bisanzwe. Iki ni kimwe mu bintu bitangaje cyane kuri yo. Iyo uyibonye izamuka urukuta, ushobora kwibaza uti ese ifite kore mu maguru? Amaguru ya Marie Jose afite imiterere yihariye ituma ibasha gufata ku buso bwinshi. Ku ntoki zayo hari utuntu duto cyane dutuma ibasha gufata ku buso kandi ikagenda ku nkuta ndetse no ku gisenge. Niyo mpamvu ushobora kubona Marie Jose igenda hejuru yawe nta kintu na kimwe igwiriye. Marie Jose yo mu nzu cyane cyane ni umuhigi w'udukoko. Ishobora kurya isazi, imibu, inyenzi nto, ibindi bikoko bito n'utundi dukoko ibasha gufata. Niyo mpamvu bamwe mu bashakashatsi n'abakunda ibidukikije babona Marie Jose nk'inyamaswa ishobora kugira akamaro hafi y'abantu. Iyo iri hafi y'itara iba itegereje ko udukoko tugaragara. Aha niho ibintu birushaho gushimisha. Marie Jose ni inyamaswa itera amagi. Ku bwoko bwa Hemidactylis maubiwa twabonye ruguru, igitsina gore gikunze gutera amagi abiri kuri buri tera. Amagi yayo aba mato kandi yera. Ikintu gitangaje kurushaho ni uko igitsina gore gishobora kubika intanga z'ikigabo mu mubiri, bigafasha mu kororoka mu gihe gikwiye. Ubushakashatsi kuri ubu bwoko bwerekana ko ishobora kororoka inshuro nyinshi mu mwaka, ndetse mu turere dushyuha ikaba yageza ku itera inshuro 7 mu mwaka. Marie Jose imwe y'igitsina gore ishobora gutera amagi abiri, ikongera igatera. Iyo Marie Jose iteye amagi ntabwo abana bahita bavamo. Bitwara hagati y'iminsi 22 ndetse n'iminsi 38. Impuzandengo ikaba hafi y'iminsi 56. Iyo umwana avutse aba ari muto cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo abantu bashobora gutekereza ko ari inyamaswa ibaho imyaka myinshi cyane, ubushakashatsi bwagaragaje ko ubuzima bwayo busanzwe bushobora kuba hafi y'imyaka 3 kugeza ku myaka 7, haba mu gasozi cyangwa mu bworozi. Ariko imyaka y'inyamaswa imwe ishobora gutandukana bitewe n'ibidukikije, ibiribwa, indwara, ubushyuhe n'abayihiga. Marie Jose nyinshi zo mu nzu ni ukuvuga ko nijoro ari bwo bizikora cyane. Iyo ku manywa ishobora kwihisha mu myenge, inyuma y'ibikoresho, ku gisenge cyangwa ahandi hantu hatuje. Niba Marie Jose itari inyamaswa y'ubworozi, kuki hari abantu bavuga ko kuyikoraho cyangwa kuyica bishobora gutera ubuntu ibibazo? Ntabwo dukwiye kuvuga Marie Jose ubwayo ko ari uburozi. Ariko nk'ibindi bikururanda, Jackie ishobora gutwara cyangwa gukwirakwiza microbe
cyane cyane binyuze mu mwanda wayo. Kimwe mu bintu bizwi cyane ku bikururanda ni Salmonella. Salmonella ni bagiteri ishobora gutera indwara z'igifu n'amara. Umuntu ashobora guhura nayo binyuze ku mwanda w'inyamaswa, ku bintu byandujwe n'umwanda cyangwa ku ntoki zitakarabye neza nyuma yo gukorakora inyamaswa cyangwa hiba. Niyo mpamvu ikibazo atari Marie Jose ifite uburozi. Niba Marie Jose iguye mu biryo, cyane cyane mu biryo bitetswe, ntibikwiye gufatwa nk'ibiryo bisanzwe. Impamvu ntabwo ari uko Marie Jose yasutsemo uburozi, ahubwo ikibazo ni ukwanduzwa n'umwanda cyangwa mikorobe. Niyo mpamvu mu gihe inyamaswa cyangwa umwanda wayo byinjiye mu biryo byiteguye kuribwa, uburyo bwizewe ari ukubijugunya cyangwa kubimena. Iyo umuntu akoze ku bikururanda, ku mwanda wabyo cyangwa ahantu byanyuze, ashobora kugira mikorobe ku ntoki. Iyo intoki zigiye ku munwa cyangwa umuntu agakora ku biryo, mikorobe zishobora kugera mu mubiri. Niyo mpamvu gukaraba intoki n'amazi n'isabune ari imwe mu ngamba z'ingenzi zo kwirinda indwara zituruka kuri mikorobe n'ibikururanda. Marie Jose ishobora kukuruma, ariko akenshi ntabwo iba ifite impamvu yo kukugirira nabi umuntu. Iyo uyifashe cyangwa uyishyize mu kaga, ishobora gukoresha umunwa mu kwirwanaho. Ariko hari itandukaniro rikomeye. Inzoka z'ubumara zimwe zikoresha ubumara kugira ngo zice cyangwa zicogoze umuhigo. Marie Jose yo ntabwo ari uko ikora. Ni umuhigi muto w'udukoko. Reka turebe ikindi kintu gitangaje Marie Jose ikora cyane nijoro. Amaso ya Jeko amenyereye cyane kubona mu rumuri ruke. Ubushobozi bwo kubona mu mwijima buyifasha kumenya umuhigo no kwirinda abanzi. Marie Jose nyinshi ntizifite imboni zisanzwe nk'iz'abantu. Aho gukoresha amaso nk'uko umuntu abigenza, amaso menshi ya Jeko agira igice kibonerana cyane kirinda ijisho. Kandi kubera ko amaso yayo ari ingenzi cyane, Jeko zimwe zikoresha ururimi rwazo mu gusukura ubuso bw'ijisho ryayo. Iyi ni imwe mu mpano zisanzwe zikomeye za Marie Jose yahawe na kamere. Ku birenge byayo hari uturemangingo twinshi cyane dufasha gufata ku buso. Ubu buryo buzwi cyane mu bushakashatsi bw'imiterere y'amaguru ya Jeko. Mu rwego rwa microscopique, uturemangingo two ku birenge byayo dutuma habaho imikoranire n'ubuso ku buryo bushoboza Jeko gufata ku rukuta. Niyo mpamvu ushobora kubona hejuru y'urukuta, ku gisenge no ku kirahuri Marie Jose igenda nta kibazo. Hari amoko menshi ya Gekos ku isi: House Gekos, Turkey Gekos, Leopard Gekos, Day Gekos, Crested Gekos n'izindi nyinshi cyane, kandi ntabwo zifite imyitwarire imwe. Urugero, Turkey Gecko irazwi cyane kubera ijwi ryayo rikomeye n'umunwa ushobora kuruma cyane iyo iri mu kaga. Ni nini kandi ifite imbaraga kurusha House Geckos usanga ku nkuta z'amazu, ariko nabwo ntibivuze ko ari inyamaswa y'uburozi nk'inzoka y'umara. Geckos muri rusange zishobora gutanga amajwi mu gihe icyo ari cyo cyose, kurinda agace zituyemo, gushaka uwo kubana nawe, cyangwa mu gihe ziri guhura n'izindi ngaruka. Ibi bituma ijwi rya Gecko riba kimwe mu bimenyetso bishobora gutuma hari abantu bamenya ko hari Marie Jose hafi aho. Marie Jose ntabwo iba hejuru y'urwego rw'ibinyabuzima, nayo iribwa cyangwa se ikaribwa. Inyamaswa zishobora kuyihiga ni inzoka, inyoni, injangwe n'izindi nyamaswa zirya udukoko cyangwa ibikururanda. Ariko Gecko ifite amayeri. Iyo ifashwe umurizo, amoko menshi Gecko ashobora guta umurizo. Iki gikorwa kizwi nka autotonomy. Umuhigi ashobora gutekereza ko yafashe Gecko, ariko mu kanya gato nyuma umurizo ushobora kongera gukura, nubwo kenshi uba udasa neza n'uwa mbere. Umurizo wa Gecko ushobora kugira uturemangingo n'imiterere bifasha gutandukanya n'umubiri mu gihe cy'akaga. Iyo umurizo utandukanye n'umubiri, ushobora gukomeza kunyeganyega mu gihe gito. Ibyo bishobora kurangaza umuhigi mu gihe umuhigi yibanda ku murizo uri kunyeganyega. Gecko iba yamaze guhunga. Ni nk'uburyo bwa kamere bwo kuvuga ngo fata uyu njye ndagenda. Mwari kumwe na Niyonzima Israel.